reka mbashimire kandi nongere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese mumererwe neza, abari mu Rwanda n'abari imahanga mwese ni mumererwe neza, kandi ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha utagabanyije. Nkwingingire gukora subscribe hano ku Mwana TV kugira ngo inkuru zose dutegura n'ibiganiro bijye bibageraho neza cyane, kandi wibuke kudukorera share ndetse commentaire uyisiga hano hafi, ukore like. Mu by'ukuri biraba ari ibintu by'agaciro. Ndabizi ko mbasabye kandi mbasabye ibintu byoroshye cyane, ndabizi ko muri abana beza muri nifura. Reka rero tuve imuzi tugere imuzingo. Inkuru iri gutangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda bivugwa ku bastari hano mu Rwanda, Mama Sava ndetse na Papa Sava. Iyo niyo nkuru tugiye kuva imuzi tukayigera imuzingo. Ndakwingingira kugumana natwe kugira ngo bino biganiro cyangwa se buno busesenguzi ntibuze kugucika. Nitwa Emmanuel Kanani, twinjire. Umusore witwa Niyitegeka Gratien, akaba ari umusore wamenyekanye cyane hano mu Rwanda mu mwuga wa sinema. Uyu mugabo aravugwaho byinshi cyane bitandukanye, by'umwihariko hagiye havugwa byinshi ko yaba ari umugabo ugeze mu zabukuru, umusore ugeze mu zabukuru ariko akaba atarashinga urugo. Rimwe na rimwe ndetse abantu bakavuga banatebya bavuga bati birashoboka ko yaba Niyitegeka Gratien, birashoboka ko yaba koko ari ikigwari, yaba ari ikigwari. N'imvugo ikoreshwa n'abagabo ndetse n'abagore mu gihe babona umusore ageze igihe cyo gushaka ariko akanakirenza. Bahimba rero amazina atandukanye. Umugabo mwagiye mumukunda haba mu mwuga wa sinema, cyane cyane yatangiye kera cyane aho yakinaga muri filime Zirara Zishya ndetse n'izindi zitandukanye. Ikindi nuko azwiho cyane umwuga wa sinema. Ni umuntu uzi gukina koko kandi uzi guhanga ibishya. Ni umuntu mwagiye mukunda cyane muri filime z'uruhererekane hano mu Rwanda. Ndatekereza ko nubwo wabaza umwana waraye uvutse ukavuga uti Papa Sava ninde cyangwa se Gratien ninde, Seburikoko ninde, mwaramukunze ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Ndatekereza ko byaba ari ibyandika, byaba ari iby'amashusho, yaba ari amaradiyo, ni umusore uzwi cyane, ariko abantu benshi bakomeje gutangazwa no kuba atarashinga umugero. Abantu bakavuga bati rero uko byamera kose harimo ikibazo. Uyu mugabo rero umaze gukundwa n'abatari bake hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, ni umwe mu bagabo bakunzwe. Impamvu tumwita umugabo nuko nyine n'umugabo ndetse na filime zimwe na zimwe zitambuka ku rubuga rwe rwitwa Papa Sava habamo amarore menshi cyane y'ubukwe, yabaye umusaza asabira abageni, asabwa abageni, ibintu byinshi bitandukanye bagiye bamuvugaho byinshi. Rero aho noneho kuri inshuro byakomeje kuvugwa ndetse bikaba biriho binacicikana mu bitangazamakuru ko abahanuzi cyangwa se umuhanuzi yaba yaramuhanuriye ko agomba gushakana na Mama Sava. Mama Sava akaba ari umudamu nawe umaze igihe muri sinema, akaba ari umudamu uzwiho cyane kuvuga abagabo cyane, ndetse akajya avuga ati jyewe umugabo utari mwiza rwose ntabwo nshobora kumwiteza. Bigaragara ko Mama Sava nawe twavuga ko ari female cyangwa se ni umugore ariko utabana n'umugabo, kuko afite abana ntabwo yababyaye ku giti. Biravugwa rero ko bagiye kubana. Umuhanuzi niwe wabahanuriye avuga ati uko byamera kose Mama Sava uraza kurongorwa na Papa Sava. Sinzi icyo yabihereyeho
abenshi mushobora kuza kubitwandikira hano muri komanteri, nimba ari ugukinana nawe filime zitandukanye, nimba ari amarore menshi bagiye bakinana, amwita umudamu we, undi nawe akamwita umugabo we, wenda wahanuye nawe akabisanisha ashingiye kuri ibyo ngibyo. Ibyo nabyo ntekereza ko hano muri komanteri mushobora kuduha ibitekerezo bitandukanye. Uyu mugabo witwa Papa Sava cyangwa se Seburikoko cyangwa Niyitegeka Gratien nk'uko yagiye abigaragaza, ni umugabo uzwiho kugira urwenya cyane, akaba ari umutahira mu misango y'ubukwe uvuga amahamba n'amazina y'inka, akaba ari umugabo ukunze kuyobora ibirori bitandukanye by'umwihariko nyine mu misango y'ubukwe. Ikindi azwiho nuko ari umukinnyi w'ikinamico zitambuka, by'umwihariko ikinamico itambuka kuri Radio Nationale y'igihugu, Radio Rwanda. Akaba akina kandi muri filime yitwa Seburikoko itambuka nanone kuri Televiziyo Nationale y'igihugu. N'umugabo wakunzwe cyane n'abatari bake nk'uko nabibabwiye, nkababwira ngo nubwo wabaza umwana muto yakubwira Niyitegeka Gratien uwo ari we. Biravugwa rero ko kandi bikomeje gutangazwa ko umuhanuzi yaba yarahanuye ko Niyitegeka Gratien agiye kurongora Mama Sava, cyangwa se Papa Sava akaba agiye kurongora Mama Sava nk'uko bivugwa mu mazina yabo ya buri munsi. Ushobora kwibaza uti ese byagenze gute kugira ngo Papa Sava filime ye itambuka yitwa Papa Sava yitwe ari amazina y'uriya mudamu witwa Mama Sava? Ibyo nutwandikira muri komanteri tuzakuvira imuzi, tukugerere imuzingo, tugusobanurire inkomoko n'impamvu yise filime ze z'uruhererekane Mama Sava cyangwa se Papa Sava, aho bikunze kugenda bigaragara kenshi cyane. N'umugabo rero umaze imyaka itari mike abonye izuba, cyane ko mu by'ukuri abo twamugereranya kimwe nawe bamaze gushinga ingo, yewe hari naho banabagereranya n'abanyamakuru bakiri bato baje muri uyu mwuga bamusangamo, bakaba baragiye bibaruka. Hari abandi bagiye baza muri runo ruganda rwa sinema n'ubundi bakamusigamo bakagenda bakubaka ingo. Mu by'ukuri abantu bakomeje gucika ururondogoro bibaza batese kuko uriya mugabo twabera ntiturumva yewe yanateye inda, ntiturumva anahwihwiswa mu itangazamakuru ko hari uwo yaba yateye inda. Ese koko mu by'ukuri uyu mugabo yaba ari muzima? Ndatekereza ko nawe ushobora kubyandika muri komanteri. Gusa umuntu nanone ntiyabura kwibaza ngo ese mu by'ukuri koko ni iki gituma abantu bakomeza kubitekerezaho, ni iki gituma abantu babyibazaho, kandi mu by'ukuri koko uko byamera kose umuntu aba afite twavuga ngo ubuzima bwe private. Ubuzima bw'umuntu hari igihe buba private, akavuga ati uko byamera kose ngomba kurinda ibyanjye, ntawe nzabibwira. Cyangwa se biranashoboka ko ashobora no kuvuga ati giye nubwo ntari umupadiri ariko n'itegeko rimpana ko nshobora gushaka umugore. Amasava rero ku gitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda nawe akavuga ati mu by'ukuri biriya ni agatwiko, kuko njyewe ndatekereza ko nigeze kubereka umufiance wanjye, uwo niwe tugiye kuzarushinga. Ariko kandi akanavuga ati uko byamera kose ntekereza ko abantu batagomba no kuvunwa n'umutwaro batikoreye. Abantu bavuga ko agiye kundongora bashake babyihorere, bareke kubivuga. Ubundi se kurongorwa ko mpora arabivugaho rero mu buryo butandukanye, akanyuzamo akanatebya. Ni umugore uzwiho cyane ku bijyanye no guseka, yishimye, anezerewe, ubona nta mutima mubi ku maso ye ndetse no ku munwa arabigaragaza. Ariko kandi bakanavuga ko ari umugore ukunda kwisiga cyane amavuta menshi, umunwa rwose ukabona uri umeze nk'aho yawukubise mu buto cyangwa se mu kimuri cyorohereye cyane. Akunda kuyisiga rero akayinogereza, ubundi maze rero akaza guseka agatereka amaso ye, bigatuma rero abantu benshi bamukunda. Ikindi bakamukundira ko ari umuntu ukunda kurakara muri filime no kuvuga afite uburakari cyane, rimwe na rimwe nta mikino. Abenshi bakaba bamutinya ariko kandi bakamukundira ngo ibyiso bye agira
amaso meza cyane ashobora kureba umuntu rimwe na rimwe ukaba wakibwiriza n'ibitari ngombwa. Mama Sava rero nk'uko yabyivugiye mu itangazamakuru yavuze ko atabana n'umugabo kandi igihe gishize kikaba atari gitoya cyane, ubundi akaba yarihebeye umwuga wa sinema, cyane cyane ko mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye akina muri filime zitandukanye, akaba rero yarakunzwe n'uyu mugabo witwa Seburikoko, agera ubwo rwose bakina na filime zagiye zikora imirimo ikomeye, aho bamwita Mama Sava, ubundi ni Papa Sava, ndetse rikaba ari izina rwose rimaze kuba ubukombe. Twababwira ko rero social media zitandukanye haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, hose usanga rimwe na rimwe nyine abakoresha zino mbuga bakunze kwibasira bano bakinyi bamaze kubaka izina mu Rwanda. Rimwe na rimwe nyine ari uburyo bwo gutwika kugira ngo abantu koko babone views, babone ibyo baha abantu. Ntekereza ko hari igihe nyine biba byanabashiranye mwa bantu mwe, nabyo murabizi, ariko bakavuga batereka dukubite agatwiko hanyuma birangire koko ibintu babifashe kuri runo rwego. Mama Sava rero ndetse na Papa Sava twavuga ngo nimba koko bagiye kurushinga, reka bizave kuri social media, ukuri kuzagaragazwe nuko tuzababona imbere ya kamera bagaragaza ko bagiye gushinga urugo, nibwo amagambo azashira ivuga. Ikindi tutabura kubabwira nuko buriya inkuru nyinshi zo kuri media mujye mugosora, nyine haba hariho udutwiko, ariko rimwe na rimwe hari igihe nyine bakubitamo ibintu bitadufitiye umumaro, ndetse rimwe na rimwe bakubitamo ibintu rimwe na rimwe bidafite ukuri, cyane ko ukuri kugosorwa na ba nyirako. Mbashimire cyane kandi nongere mbabwire ngo ibyiza byose wifuza, reka unyarukire ku Mwana TV ukore subscribe kugira ngo zino nkuru zose n'ibiganiro ndetse n'ubusesenguzi tugenda tubakorera bijye bibageraho neza cyane. Utaha tuzabazanira n'ubundi busesenguzi. Twari turi kuri Mama Sava ndetse na Papa Sava, bivugwa ko bagiye gusezerana cyangwa se bagiye kubana ubuziraherezo, ariko kandi bikaba atari ukuri nk'uko Mama Sava yabitangarije ku gitangazamakuru hano mu Rwanda. Bashimire cyane, mbifurize amahoro y'Imana. Ibiganiro byo ku Mwana TV nakagaruka, nitwa Manuel Kanani.